hari abasore benshi ndetse n'abakobwa benshi bakunze guhura n'iki kibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane utaza kubikinisha, aho ushobora kuba wakunda umuntu ukamwerera imbuto, ukamwereka urukundo rudasanzwe, mbese ukamera nkaho umwimariyemo wese, ukamera nkaho umwihariye, umweguriye umutima wawe wose. Ariko wafata gahunda yo kubimubwira, wabimubwira akaguca amazi akakwereka yuko nta n'ahantu akuzi, nta gaciro abihaye. Nyamara wowe wafashe igihe kinini cyo kubitekerezaho, wafashe igihe kinini cyo kumukunda, ariko finali wajya kumwereka urukundo akakwereka ko atakwitaho, mbese ntabihe agaciro na gato. Niba warigeze gukunda, niba warigeze gufata umwanya wawe ukawumarira ku muntu, ukamwereka yuko umukunze, ukabitekerezaho igihe kinini, ugategura impano, ugategura amagambo meza yo kumubwira, ariko disi wajya kubimubwira akakwereka, akaguca amazi mu yandi magambo, iki kiganiro ntikigucika kuko ni icyawe. Muri iki kiganiro turarebera hamwe impamvu zishobora gutuma uyu muntu ashobora kuba yafata umwanzuro wo kukwereka ko atari kumwe nawe mu rukundo, sibyo? Icyo usabwa wowe ni ugukanda like kuri ino video. Ikindi kandi waba uri mushyashya, ukaba wakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo nawe ube umwe mu bantu bazajya babasha kubona ibiganiro bikunze gutambukanga kandi ubibonere ku gihe. Mu minsi yashize hari umusore twaganiriye yari afite ikibazo gikomeye, nubwo ngiye kubikubwira ko biranababaje, biteye n'agahinda. Yagize gutya akunda umukobwa, agera ku rwego rwo kuba yaryama noneho yakanguka kwa kumutekerezaho akabura ibitotsi ntiyongere gusinzira. Byamubujije amahoro, iminsi icamo, ariko biza kurangira finali yiyemeje kujya kubwira umukobwa yuko amukunda. Kumbe nubwo yafashe gahunda kujya kubwira umukobwa yuko amukunda, mu buzima busanzwe umukobwa yari afite umusore bakundana, bwo rwose nubwo umukobwa yajyaga anyuzamo, uwo musore yamuganiriza nakamwakira neza rwose bakaganira, ariko umusore ntarebe kure, we akumva ko kuba bakunda kuganira bihagije rwose, namubwira urukundo azahita byakira. Bijya bibaho abasore ako kantu bakakibikamo, kandi burya nta hantu biba bihuriye. Kuba umukobwa yakwisanzuraho, kuba umukobwa mwaganira ibintu bigiye bitandukanye, ntaho bihuriye rwose no kuba yagukunda ngo nuko nawe wamukunze. Umunsi umwe rero umusore yafashe umwanzuro wo kujya kubwira umukobwa yuko amukunda, arabitegura neza, umunsi arawutegura neza, ndetse anasaba umukobwa rwose ko bahura, ko amukenera ibintu ashaka ko baganiraho. Ntibahuye, baricara baraganira. Umukobwa nyine atungurwa no kumva umusore amubwiye ngo aramukunda, ariko igisubizo umukobwa yamuhaye ako kanya cyari kibabaje, niko nabivuga, kuko umusore yababaye cyane. Yamubwije ukuri, amubwira ati mu by'ukuri mfite undi musore dukundana. Umusore nibyo kuko byaramubabaje, ariko nta n'ukundi byari kugenda. Ibi ngibi rero byanteye cyangwa se byatumye natekereza, ndavuga ati abana b'abasore bo muri ino misi ko bagowe. Ntabwo ari abasore gusa, n'abakobwa bijya bibabaho. Ni urugero rwiza cyane, ariko by'umwihariko naravuze ati reka ntegure ibintu umusore yagakwiriye kubanza akamenya ku mukobwa mbere yuko ajya kumwaka urukundo. Rero umusore mwiza, mbere yuko ujya kwaka umukobwa urukundo, cyangwa se mbere yuko ujya kubwira umukobwa yuko umukunda, ihangane ubanze umenye utu tuntu, banze umenye ibi bintu kuri uyu mukobwa, sibyo? Kuko birashoboka cyane yuko yaba ari nayo ntandaro yo kuba atakwemerera yuko mukundana. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni iki ngiki, banze umenye se uyu mukobwa ubundi nta wundi mukunzi afite. Ndabizi utangiye kwibaza ngo none si ibi bintu nabibwirwa n'iki, ariko burya reka nkubwire, umukobwa uko muganira umunsi ku wundi ntabwo wayoberwa niba afite umukunzi, ndetse ubwe wabimwibariza. Aba yakubwiye ati ntawe uhari, byaguha inzira nziza yo kumenya uburyo ibintu ugiye kubinyuzamo. Ikindi kandi buryo umunsi ku munsi uko mugenda muganira ugenda wunguka ibintu byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye. Uzi ko bishoboka cyane yuko uwo musore ashobora kuba adahari, ariko mu minsi yashize akaba yari ahari, ariko akaba yaragiye amuteye igikomere. Wumve rwose niba yarabashije guhura n'igikomere gikomeye cyane, biragoye ko ahita umubwira ati ndagukunda ngo ahita byakira gutyo. Ahubwo banza umenye ese yarahari, ese batandukanye gute, kugira ngo umenye ukuntu ubana nawe cyangwa se ubasha kumwomara cya gikomere, kuko birashoboka cyane. Iyo ubigiyemo neza umenya uburyo cya gikomere ukimwomora, wamara kukimwomora
ukamwiyegurira. Iyo umukobwa yahuye n'igikomere mu rukundo, iyo umukobwa yabashije kuba yaterwa igikomere n'umusore, my friend, biragoye ko wagenda ngo uhite umubwira ngo ndagukunda, nawe ahita akubwira ati urukundo ndaruguhaye, kuko birashoboka cyane ko aba ari gutinya kongera kubabara. Hari igihe aguhakanira atari impamvu nawe zimuturutseho, ahubwo ibyo yaciyemo akaba ari byo biri kumuha imbaraga zo kuba yaguha igisubizo kitari cyiza. Ahubwo wowe banza ugenzure, ese afite umukunzi? Se niba atamufite, ntawe yigeze kugira, uwo yabashije kuba yarageze batandukanye gute? Ibyo bintu byose mbere yuko ujya kumubwira ngo, mbere yuko wihutira kujya kumubwira ijambo ndagukunda, banza ubiverifiye, banza ubyiteho cyane, kuko niho ruzingiye. Hari n'ikindi gihe ushobora gusanga uyu mukobwa cyangwa se uyu musore, ahangaha ndavuga muri rusange kuko birashoboka ko waba uri umukobwa wari we wamukunze, cyangwa se akaba ari umusore we yakunze umukobwa, reka mvuge muri rusange. Noneho ugasanga uyu muntu ntabwo yiteguye kujya mu rukundo. Atese kubera iki? Birashoboka cyane ko yaba akiri umunyeshuri, birashoboka cyane ko yaba yifuza iterambere, ari gukora cyane kugira ngo arebe ko yarigeraho. Noneho akaba yarihaye intego y'uko azajya mu rukundo ari uko ibi bintu yamaze kubigeraho. Rero niba udashaka kuzababara wowe ukunda, gerageza mbere y'uko uyu muntu utangira kumukunda cyane, ubanze umwinje, ubanze muganire, umwinjirire, ubanze umenye bundi ni muntu ki, ubanze umenye niba izi ntego azifite. Mbere yo kujya kumwimariramo aya makuru, uba ukwiye kubanza ukayashaka ndetse ukayamenya. Hari ikindi gikomeye cyane rero, burya abantu bajya batanga urukundo babanze kurebaho. Burya nta muntu ushobora kuzaguha urukundo atabanje kureba ku mico yawe. Imico yawe iyo abashije kubona idahuye n'uko yifuza, cyangwa se badahuje, ntabwo ashobora kwemera uza mu buzima bwe. Niyo mpamvu uba ukwiriye mbere y'uko ujya kumwaka urukundo, banza verifiye my friend, banza uneke, banza umenye neza umuntu ugiye kwaka urukundo niba ari bubashe kuba hari ikintu yakumarira. Kandi ndabizi iyo ubyinjiyemo neza urabimenya. Ahangaha ushobora guhita umbaza ngo none se nabimenya gute? Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko wabyandikaho ngo muri comment. Nimba ushaka ko nazabasobanurira uburyo wabimenya, wabyandikaho ngo muri comment kugira ngo nzabategure ikiganiro cyabyo, nabyo ntacyo byabitwaye. Toza kubera ko ikiganiro cy'uno munsi ntabwo nifuje ko cyaba kirekire cyane. Murabizi hano tujya tugira ibiganiro birebire, tujya tugira inkuru ndende, ariko uyu munsi ntabwo nifuje yuko biri buze kuba ikiganiro kirekire. Ahubwo reka nkwibwirira akanyuma, reka nkwibwirira ibanga rikomeye, weho umukobwa ushaka gusaba umusore urukundo, cyangwa se weho umusore ushaka kuba wakaka umukobwa urukundo. Aka kantu ukwiriye kukitaho mu buzima bwawe, akantu ko gushaka amafaranga. Urukundo akenshi ntabwo ruba rushingiye ku mafaranga my friend, ariko amafaranga nayo hari ikintu akora. Ntabwo mvuze ko ari kirekire cyane, ariko hari ikintu akora. Bishatse kuvuga iki rero? Mbere y'uko ujya kwaka, niba ari bishoboka, ariko kuko ari igihe byanga, mbere y'uko ujya kwaka umukobwa urukundo, mbere y'uko ujya kubwira umusore ko umukunda, banza wiyubake. Iyubake buri munsi, wiyubake no mu gihe utarabwira umuntu ko umukunda. Gerageza kwiyubaka. Nibyo bintu nkwifurije. Ndabizi neza ko sister nawe brother, nibwo yakwanguriya ufite uburyo wiyubatsemo, ntabwo wabura undi, sibyo? Mwigerageze nk'urubyiruko, mwiyubake, mushaka amafaranga, mukora iyo bwabaga hose, mushakisha amafaranga. Ndabizi neza urukundo ruzaza kandi bizagenda neza cyane. Mwakoze cyane mwebwe twabanye muri iki kiganiro rero, sibyo? Reka tuze gura mu zindi video zikurikiraho, ariko ibindi byinshi cyane bari ikibazo waba ufite, hasi muri comment naho turaganira kandi tukasubiza ibisubizo bigiye bitandukanye, ndetse hagakemukira n'ibibazo bigiye bitandukanye. Wanyerikira rero nkaza kugusubiza nta kibazo. Reka mbasezere ko mbasaba ngo mukandike kuri no video, kandi niba uri mushyashya ukaba uri umwe mu bantu batarakanda subscribe hano, uyikande kugira ngo nawe uzajye basha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka no kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Ndabakunda cyane, je mwari muri kumwe nk'ibisango, ni Rukundo Damas. Reka tuze gura mu yindi video.